sudacumura ibyaha bigota bihora bikwegera cyane ngo utajya mu ijuru. Bakundwa, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye gukomeza umugabane wa kabiri w'icyigisho twatangiye ejo kivuga ngo ingero ngenderwaho zo gutsinda. Uyu munsi tugiye kureba ingingo eshatu zasigaye ku munsi w'ejo. Mbere yuko dukomeza, reka dusenga Imana. Urakoze Mana nziza, tugushimiye aya mahirwe atangaje uduhaye ngo twongere kumva ijambo ryawe. Uduhe imitima irikunda kandi yifuza kurigenderamo mu izina rya Yesu. Amen. Kwitanga burundu. Kugira iyobokamana ya Kristo bivuze ko weguriye Imana ibyawe byose kandi wihaye Mwuka Muziranenge ngo akuyobore. Binyuze mu mpano ya Mwuka Muziranenge uzahabwa imbaraga z'imico mbonera, kandi ntuzagira gusa impano zawe za kera wahawe kubw'umurimo w'Imana, ahubwo gutanga umusaruro kwazo kuzongerwa cyane. Kwegurira Imana imbaraga zacu zose byoroshya ikibazo cy'ubuzima mu buryo bukomeye. Ibyo bica intege kandi bigahindura ubusa intambara igihumbi urwana n'ibyifuzo by'umutima wa kamere. Iyobokamana ni nk'umurunga wa zahabu uhuriza ubugingo bw'abasore n'abakuze muri Kristo. Binyuze muri ryo, abafite ubushake kandi bumvira bagezwa mu murwa w'Imana amahoro, banyuze mu nzira zijimye kandi ziruhije. Hariho abasore bafite ubushobozi busanzwe bw'ubwenge, nyamara kubwo kwigishwa no gutozwa ikinyabupfura n'abigisha bakorera Imana mu mahame ahanitse kandi atunganye, bashobora kuva muri iyo gahunda yo kwigishwa bujuje ibyangombwa bisabwa ngo bakore mu myanya imwe y'icyubahiro Imana yabahamagariye. Ariko kandi hari abasore batazashobora ibyo bitewe n'uko batiyemeje gutsinda ibyifuzo bya kamere yabo, bityo bene abo ntibazumvira ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo. Ntibashyizeho ibihindizo byo gukingira ubugingo bwabo ibigeragezo, kandi ntibiyemeje gukora inshingano yabo bamaramaje. Bameze nk'umuntu uri mu rugendo rugana mu kaga, maze akanga ubuyobozi bwose n'amabwiriza ahabwa, kandi ari byo byajyaga kumurokora impanuka no kurimbuka, bityo agakomeza mu cyerekezo kigana ku kurimbuka. Ingingo dukurikijeho iravuga ngo guhitamo iherezo ryawe. Mbega uburyo umuntu wese akwiriye kumenya ko ari ugena iherezo rye. Ibyishimo byawe muri ubu buzima ndetse no mu buzima bw'igihe kizaza, ari bwo buzima butazapfa, bishingiye kuri wowe ubwawe. Ubihisemo, ushobora kugira abo ukorana nabo, bityo kubw'igitutu cyabo bazatesha agaciro ibitekerezo byawe, amagambo yawe ndetse n'imico mbonera yawe. Ushobora korohera ipfa n'irari bikisanzura, ugasuzugura ubuyobozi, ugakoresha imvugo nyandagazi, kandi ukitesha agaciro kugera ku rwego rwo hasi cyane. Impinduka mbi uteza zishobora kwanduza abandi, kandi ushobora kuba intandaro yo kurimbura abo ushobora kuba warazanye kuri Kristo. Ushobora gukura abantu kuri Kristo, ukabakura mu bitunganye, mu kwera, kandi ukabateshura inzira igana mu ijuru. Mu rubanza, abazimiye bashobora kugutunga agatoki, maze bakavuga bati, iyaba atari we wabiteye, ntabwo mba naragwaguje, kandi ngo iby'Imana mbigira urw'amenyo. Yari afite umucyo, kandi yari azi inzira igana mu ijuru. Nari injiji, kandi nagiye nk'impumyi
nkurikira inzira yanjye ngana mu kurimbuka. Ni ikihe gisubizo twatanga ku kirego nk'iki ngiki? Mbega uburyo ari ingenzi ko buri wese yazirikana aho ari kwerekeza abantu. Turaho abadukikije bose batwitegereza. Mbega uburyo dukwiriye kubara igiciro cy'impinduka dushobora guteza tubyitondeye. Ntabwo dukwiriye gukura iby'ubugingo bw'iteka ryose mu byo dutegereje imbere yacu, ahubwo dukwiriye kwimenyereza guhora tubaza duti, mbese ibi nkora bishimisha Imana? Mbese ni izihe mpinduka ibikorwa byanjye bizateza mu ntekerezo z'ababonye umucyo n'ibihamya bike ku byerekeye igitunganye? Tugiye gusoreza ku ngingo ivuga ngo ibibazo bikora ku mutima. Iyaba abasore barondoraga mu byanditswe kandi bagakora uko batekereza ko Kristo yakora ari mu bihe nk'ibyo barimo, amahirwe twagize yo kunguka ubwenge buva mu ijuru yaduhaye inshingano zagutse. Bityo dukwiriye kwibaza tubyitayeho cyane duti, mbese aho ngendera mu mucyo? Mbese nk'uko umucyo mwinshi nahawe uri, aho naba ngendera mu nzira itunganye, cyangwa naba nca inzira zigoramye ku buryo abacumbagira bazava mu nzira? Dukwiriye kuba twuzuwe no gusobanukirwa byimbitse n'agaciro, ukwera ndetse n'ubutware ukuri gufite. Nshuti musore, imirasire irabagirana y'umucyo wo mu ijuru imurika mu nzira ucamo, kandi ndasaba ngo amahirwe ufite uyabyaze umusaruro uko bishoboka kose. Akira kandi ukunde umwambi wose w'umucyo uva mu ijuru, kandi inzira ucamo izarushaho kurabagirana kugera ku munsi utunganye rwose. Imana itugirire neza muri uyu munsi, mu izina rya Yesu, amen. Ibyaha bigota bihora bikwe